ese bigize ko babujije abantu kwerekwa nuko numva uri kuvuga nyine uti babujije gushaka kwerekwa ukabibwira rubanda yose nuvuga ngo ubuhanuzi nububona ubigumane ku giti cyawe usengere mugenzi wawe nawe iryo yerekwa rimugereho hari abahanuzi bajyaga ubuhanuzi bumanuka kubera inzara afite n'umushiha mwinshi n'inzitishyuye ngo mana bicishe mu wundi ngo mana bicishe mu wundi ubu rero ayo mavuta muyagumemo ariko nanone uzanye abantu nka Mutabazi gusa bazifunga ukazimara kuko yabara cyane implication z'igihugu nanone ntashyiremo inyoroshyo rero bose mbese ushaka balance reka mbyite gutyo suka ataza ariko akaza haje n'abandi then none na leta ikabifite babandi bayo birumvikana none tukaba turi kwirinda yuko abantu baraguza baterekera ari bonyine bandika aya mategeko donc akazamo balance abashehe bakaza abuzura mwuka wera ariko bafite n'ubwonko buzima bakaza ariko naje kumva amakuru yuko abayehova bo kabisa ngo nukufunga bakadanangira ngo zanze z'ubwami ahantu ubwami bagiye kubuhindura ibimina nkuko n'umuriro wa Pentecote ngo bawumennyemo amazi bita birangira akanokore aya mavuta ari gutuma mfashwa yewe ibintu byo bije ndafashwa kane igikorewe umukristo cyose kitari ukwatuzwa gakiza agitangiye turo rijyane n'ubushobozi bwe n'ibikenewe kandi ahabwe inyemezabwishyu sinzi nimba Elon Musk atarusha u Rwanda amafaranga ariko twakabaye dutanga inyigisho zituma habaho umuturage umwe abivanye mu nyigisho za Bibiliya yarusha n'igihugu amafaranga kera ngo mironko yajyaga guriza leta ngigura intwaro dukeneye rero kubona itorero ryaguriza leta igatsibura haduye simpe ngo n'abayehova barashaka kubafunga abantu badafata kwidarapo se ngo barahire abantu bajye mu ikipe y'igihugu bagize amahirwe itegeko ubu ryarabohereje ntago bikiriho yarabyo gusezerana rwose ufashe ku ibendera ariko reka twe tubifate nko muri attitude hypothetique twe ngo biramutse bigiyeho nk'ibi abanyamatorero turiteguye twibifata nk'ari ibintu byemejwe ahubwo nitubirebe baravuga ngo irya mbere zasigara ni Kiliziya Gatolika inde muntu wakirijwe muri Zion Temple wari wabona ahanura ibi bintu mbabarira umbwire ntawe wakirijwe muri ADPR ni uhanura ngo ibyo bintu ngo amaraso namenetse mu gihugu mbabarira tubwizanye ukuri abakozi b'Imana ADPR ko mushaka kuyibambisha none ndavuze ngo ntago ari ibikora nk'itorero ariko abantu bayikomokaho barerewe ku birenge byayo nibo babizanye urumva niba nuvuga ngo niyo mashereka bonse nyine ubushize bazifunga bari mu cyanditso cyo muri Hagayi nginzu zanyu mwazigize ibitabashwe inzu yanjye ari umusaka ubu none leta yahagurukiye muri Yakobo idini itunganye kandi Kristo yishimira ni iyihe nifashe imfubyi n'abapfakazi igasura imbohe na hano baravuga rero idini idafite igikorwa ikora cyunganira leta mu mibereho myiza y'abaturage nta murenge mwamuzika y'amavuta atazakenera kibonga vuga ngo ai nta murenge uzarenza ahantu hatatu ho gusengera kuko nahise mbaransanga mu Rwanda azasigara insengero n'imisigiti biteranyije n'ababahaye bateranyijeho n'amakanisa yose n'amakiriziya byose bigomba kuba bitarenze 8,757 ariko izi YouTube we akakara kabazakame ko gusibisha content zose mereye ku isezerano yes amaraso ntayari inshuti yanjye ariko amaraso ntayari bazaka wenda nzanabagereke n'ituro leta nzagereke ituro banshinge gusibisha content kuri izi YouTube zose ubu buhanuzi bushobora guteza abantu kwikorera uturago bagahunga nje ndabaza ariko abamaze guhunga personally mbabaze na abunzi barenga 30 bahunze se ndabazi abo twari duturanye ndabazi hari n'umuprofete babwiye ngo ugiye kubona udufaranga ariko Imana yambwiye ngo uzaye tucaho ngo hagiye gushya none sobanye kamajyaruguru ya isoro tone rw'isenya 55 bagomba gusenya zo none banditse ngo zigomba gusenywa biri serious buriya byanyabyo biri official senagwairi urutonde se rwazo ndujyemo se ninjirayo harimo ni za ADPR bikamita gusomera za ADPR bagomba gusenya ni za yeri ntazibuzemo majyaruguru ariko bo bafite amavuta erega nakubwiye ari kirere usanga basankara bigomba kurenza ibindi birere aho hantu rero bagomba kujya mu yandi mavuta ngo bagomba muri wa Pentecote dusabe ko bawuha rugagi yaragarutse dusabe ko bawuha rugagi yaragarutse rugagi yaragarutse nka gisengero bajya rugagi yaragarutse n'ukuri kandi ntagagihanura uzamureba bari kuri Zoom abarimo neza abwiriza avuga wagira ngo aya mabwiriza wagira ngo yamenye imbere ubundi profesi Paulo yaravuze ngo iki ngo yungura itorero ngo mwifuza impano y'ubuhanuzi kuko yungura itorero
none nimba u Rwanda rubona rutari kungurwa na profesi ahubwo profesi iri kuruhombya cyane cyane ikorewe in public. Yakoze ikiganiro mbere yuko ibingibi byemezwa ko ibi byemejwe mu nama kuwa mbere turi kwa kangahe uyu munsi kwa kabiri byemejwe ejo rero. Ariko babyemeza nagiye kubona numva wari uri muri yo nama atangiye kwandika ku rubuga ngo kandi Mutabazi niwe utukuruye ibibazo kubyo banga abantu ngo baba pastor cyangwa abanyapolitike. Izi mvugo bari kuvuga nuko nyibasira kumbi hari ibintu byari byaganiriwe babigambire bakabigambiwe nanka ubundi ibi bivuze inzu z'ubwami bw'abahamya ba Yehova ntizari zuje ibi bintu mu mirenge yose urabizi tuzu twabo kuntu tuba tumeze. Ariko byajya kuba nta na farumasi batunze mu Rwanda aho mu nama bayivuze mu izina baravuga ngo noneho rero abahamya bo ntabwo bizwe gutangiza itorero nuko ibisabwa byabaye ibindi nabibwani ndakwinginze uzama itorero leta ikenera gutsibura haduyi nkayigurira amakompura. Yes, reka nanjye basuhuza mwese abadukurikiye n'iby'agaciro gakomeye cyane kumugarisa kwana natwe umwanya nk'uyu nguyu. Reka tubashimire aho waba udukurikiye uherereye ushobora kuba uri hano mu Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Amahoro ya Nyagasani abane nawe. Kuri kamera ndi kumwe na Professor Apotre Mutabazi Kabarira Maurice. Nishimiye kubana nawe Apotre. Nanjye ndanezerewe kubana namwe. Yesu ni umwami kandi ibintu bimeze neza. Yego. Ibintu bimeze neza. Ibintu ni neza. Uyu munsi ndakubona mu ikanzu. Hari abajya bavuga ati izo kanzu ni iz'abasilamu rwose umuntu w'umwapotre ntago akwiye kuyambara. Ibyo nibyo bituma bazifunga kuko nimba abantu basenga bafite imyumvire iciriritse hari n'igihe nabyo bazatangira kubifungira insengero. Kubera imyumvire iciriritse. Imyumvire iciriritse. Yego. Apotre ukomeje ku kintu kifu. Aya makanzu nayo muri Middle East. Yego. Aburahamu yambaraga ikanzu, Yesu yambaraga ikanzu, Baheriya bambaraga ikanzu. Yo rero ndi mu birere byihuza nayo mavuta bagomba ko nk'urugero se ko ngo Eliya yacebuye wambaye ikoboye wacebura gute gucebura ufata ikanzu ugiye kwiruka ukayizirikira mu nduka yanyagira. So rero abantu bagiye bareka kubaho batumva ibintu barabifashe buhumye gutyo gusa. Nimba nambaye ikanzu yo muri Middle East nkuko nundi muntu yambara imyenda y'imihinde hari wari wakwiyasengurira ni Buddhiste ngo cyangwa ngo mu idini ya Gihindu nta dini igira imyambaro. Abasilamu nta myambaro baremye ntayo bashyizeho ahubwo ibihugu byo muri Middle East byambara gutya. Ari abo muri Israel b'Abayahudi bakambara gutya. Ari abasilamu bakambara uko n'indi myizerere ihari. Donc imyambaro rero ifitanye isano n'igihugu n'umuco ntabwo ifitanye isano n'idini runaka n'imyizerere runaka. Yego. Mukanya rukomeje ku kibazo cy'ifungwa ry'insengero ngira ngo ubushize twabivuzeho ariko abantu batekereza ko bishobora kuza koroha nyuma nyakubahwa aravuga ati ariko burya cya kibazo mwajyaga muvuga ko ntabizi ariko ndabizi atakajagari byo kagomba gucika. Batekereza ko bigomba koroha. Imboni yabo yagarukiraga ku bintu bisanzwe. Ariko nk'umuntu wabashe kumva speech ya Paul Kagame cyangwa se perezida wacu ari kurahiza PM n'inteko nabashe kumva yuko birenze uko tubitekereza. Yego. Ndetse nahise njya no kuri YouTube kuri Facebook yanjye nandika ibintu umuntu mwarambwira ngo ko wihuse. Ibintu nanditse byinshi byagaragaye mu makuru yaje kujya hanze. Amakuru yaje kujya hanze. Nari nanditse ibintu bisa nibigaragaza ko bakwiye guca ubuhanuzi buvuga ibyago n'akaga kareba abantu benshi. Ariko abagiye kubikanira urubikwiye noneho babica burundu. Ariko nanjye nahitaga mbona yuko muri speech hagaragara yuko hari ibintu biri menace ku mutekano w'igihugu kandi biciye mu madini. Ase Apotre ko uri intumwa ni gute ushyigikira ko ubuhanuzi butagomba gutambuka? Abahanuzi neza baceceke pe. Nese byiza ko babujije abantu kwerekwa. Nuko numva uri kuvuga nyine uti babujije gushaka kwerekwa ukabibwira rubanda yose. Nuba ngo ubuhanuzi nububona ubigumane ku giti cyawe. Sengere mugenzi wawe nawe iryo yerekwa rimugereho. Hari abahanuzi bajyaga ubuhanuzi bumanuka kubera inzara afite n'umushiha mwinshi n'inzitishyuye ngo Mana bicishe mu wundi ngo Mana bicishe mu wundi. Ubu rero ayo mavuta muyagumemo. Ni ibiguho uyibwira uti Mana bimwibwirire. Anyway,
njyewe nubwo ibi bintu bikiri bamwe baracyabyita ibihuha uretse ko ibintu byinshi byanditsemo nabyumvishe muri speech ya perezida kandi none se perezida uburyo yabivuga babona gakina byanga bikunda rero wenda bizanozwa bikorwemo umushinga w'itegeko yego iyi nayita nk'imbanziza mushinga deja n'umuntu wari wicaye biri kwandikwa bino bintu ngewe twari turi kumwe muri groupe numva afite amakuru bityo rero bishobora kutazemezwa ugabara ko nimugende mu bisengere bitazemezwa ariko nanone ndi kumva atari cyo gikwiye cyase gikwiye gushyirwamo imbaraga Apotre reka duhere kuri zirangingo watubwiye ngo wari wanditse kuri Facebook account yawe. Facebook account yanjye naziguhaye yego ndumva wari wazimpaye ngira ngo ingingo zijya nko muri 7 ingingo zigera muri 7 nari nanditse yego ariko nge abari titre ya brainstorming aho uhera utekereza yego ariko ibingibi baba banditse byo biragaragara ko biranogeje kabisa ibyanjye byari bikojonjoye ibyabo biranogeje nanenetse navuga ngo pastors bishops apostles and prophets maze kumva no gusesengura ijambo His Excellency Paul Kagame yavuze PM arahira nasanze dukwiye gufata ingamba 7 arizo zikurikira ubwo navuga ko ari ingamba abapastors twafata yego dusaba inzego bireba gushyiraho amategeko adanangiye aca akajagari akirukana n'ibisambo ariko yandikwe n'abahanga buzuye mwuka wera nibyo bakoze ariko sinzi nimba byanditswe n'abuzuye mwuka wera aho nta makuru mbifiteho ibintu byanditswe n'abantu bafite mwuka wera urasoma ukumva amavuta ari kumanuka ariko ibi bintu nushyiramo bongeremo abantu bafite ku mavuta ikibazo abantu bafite amavuta mu kubyandika uraza kubahuza na leta gute ese leta izabwirwa n'icyo umuntu ufite amavuta Yozefu yari afite amavuta ariko yari afite n'ubwonko bafatirira abantu bafite amavuta n'ubwonko babafashe kwandika aba bantu leta izabwirwa n'iki none si bande babona batambona ariko igihe umuntu ambaza ikintu abwira uburokore bwabateye uburyarya no hari umuntu ubona yuko ubwonko bwe bukora neza n'amavuta ahari hari n'undi ubona yuko ubwonko bwe yego burakora n'amavuta arahari ariko ibintu bya leta byumva igice ntabwo ari kubasha kumva igihugu mu mwuzuro wacyo aho ngaho rero hari challenge nko mu ijambo rimwe ryoroshye mu bantu bandika ibi bintu ujyanye muri Rutayisire ntago ryarema wakihangana ugashaka undi Rutayisire ntago ryarema byagorana kuko atabyumva yaba biased ku itorero cyane ntiyumve implication z'igihugu implication donc ariko nanone uzanye abantu nka Mutabazi gusa bazifunga bakazimara kuko yabara cyane implication z'igihugu nanone ntashyiremo inyoroshyo rero bose mbese ushaka balance reka mbyite gutyo suka ataza ariko akaza haje n'abandi then none na leta ikabifite babandi bayo birumvikana none tukaba turi kwirinda yuko abantu baraguza baterekera ari bonyine bandika aya mategeko donc akazamo balance abashehe bakaza abuzura mwuka wera ariko bafite n'ubwonko buzima bakaza abantu bumva icyo bita geopolitics bumva ibintu bura nk'abapadiri ntibaba babyumva byose ariko nanone nabo bashobora guhengamira kuri doctrine catholique kuri catholicisme cyane wirinda ko rero haburamo buri gice cyose kikamera nk'igihagarariwe igice cyose kikamera nk'igihagarariwe ariko naje kumva amakuru yuko abayehova bo kabisa ngo nukufunga bakadanangira ngo zanze z'ubwami ahantu ubwami bagiye kubuhindura ibimina nkuko n'umuriro wa Pentecote ngo bawumennyemo amazi bita birangira akanokore aya mavuta ari gutuma mfashwa yewe ibintu by'iyo bije ndafashwa no iyo bije ndafashwa Paulo yaravuze ngo kuri dusohoyemo ariko tugenderamo kabiri rero naravuze ngo nkuko itegeko rigenga umutungo w'ishyaka ryubatse ituro guhera kuri 1,000,000 ariko ibingibi mu byirengagize kubera ko ibiriya bindi turaza kuvuga nibyo bizima njye hano nari ndi gutekereza iki twafata ingamba kugira ngo tugendane na gahunda za leta ko buri turo mbega ituro guhera kuri 1,000,000 rimenyeshwe RGB emeze katari ubwesiko nabyumvanye ndumva ni Mukamabas yari kumwe na Oda Gasinzigwa ari kumwe n'umusenateri ninde ni Safari ninde bari kuvuga aho amashyaka kuri umutungo akoresha mu kwiyamamaza baravuga ngo nta shyaka ryemerewe gufata impano ivuye ku murwanashyaka cyangwa se n'ahandi igeze kuri miliyoni
batabanje mvuze miliyari yankukiye mu mutwe kwiri turu rya miliyari nzarya rero bimura mu mutwe binguma mu mutwe nibivamo nawe uzajya kurimenyesha RGB oya ndi kuba igitekerezo kandi singiye ubayobora ngo ni igitekerezo cyanjye bari igitekerezo just igitekerezo namwe mugira icyanyu so nuwango iyo ishyaka ugiye kuriha impano ingana na miliyoni babanza kwandikira RGB mbere h'ukwezi ngo impamvu wabikoze ni iherero aho niho nshaka kujya ko uburyo itegeko rirandikwa ariko the philosophy behind burya ni bikomeye umuco urahari ariko the philosophy ibyara uwo muco philosophy rero ibyara itegeko ngo nukugira ngo tutazisanga dufite amashyaka yiyamamaza akoresha amafaranga ava mu mitwe y'iterabwoba nka za FDL n'ahandi ahanga rero turashaka ko nta n'urusengero rukoresha amafaranga ya FDL n'ahandi donc the same thing urabizi ko byose biba muri RGB ikipe RGB ishyaka RGB ONG RGB urumva ko babirebye muri iyo mboni njye sinari kubaveba muri sansi imwe cyangwa indi ariko apotre uretse reka ahantu gato ngucane no kubwira impamvu natekereza utuntu reka kakura kantu ngiye nkakubwira urabizi wenda nta nibyo bashyizemo ariko ibi ngibi ntabyo bashyizemo ariko ushatse n'ubyegereza umutima ntabyo bashyizemo ndavuga ku gitekerezo cyawe urabizi nk'abavandimwe bari muri hanze nibo bakunda gutanga ituro riremereye gutya kandi haremera iki kigarasha ryishe none se uzabwirwa n'iki ko uyu muntu uri guhaye iki gihe wa reportinga iryo zina barishyira muri database wasanga atari kigarasha officially hari igihe kiba ataraba cyo officially ariko mu mutima conviction ze nazo zitari nyine ariko nyine ngiye nabyandikaga kugira ngo turebe ko challenge leta iri guhura nazo natwe nk'abayobozi b'amatorero cyangwa se nk'abanyamyizerere twazumva ngiye ko speech ya His Excellency nayumvisemo ibintu byinshi aho yabwiraga abantu b'abayobozi n'abadeputati muraba abadepute cyangwa mube abapasiteri murahitamo kimwe muri ziriya nyandiko wabonye bitagarutsemo urahitamo ko umunyapolitike cyangwa umupasitori umubwiriza butumwa turaza kubigeraho tubivuga turi kubisoma kuri gatatu navuga ngo bitarinze byatorwa nk'itegeko ngo byitwe ko ari umusoro wa IBM ku maturo insengero zose zijye zitera inkunga leta ya 20% y'amaturo yinjiye babonye iki kintu kitakwiye kandi koko byaba ari challenge human right yakugwa hejuru none ahubwo turaza kureba icyo bashyizemo kigana muri uyu murongo kane igikorewe umukristo cyose kitari ukwatuzwa gakiza agitangiye turo rijyane n'ubushobozi bwe n'ibikenewe kandi ahabwe inyemezabwishyu cyazo no kwibintu n'ubikati nk'oragira ngo niyo mategeko yashyizweho ayanga ibi byari bitezo bya mutabazi ariko kuri gatanu ho byaranywanye cyase byarenze ibyo natekereje gatanu ndavuga ngo umupasitoro kuri karindwi niho byarenze umupasitoro uzafatwa yahawe ituro ntatanga inyemezabwishyu cyangwa ngo bibarurwe mu bitabo by'icungamutungo afungwe leta ikore audit cyase leta igikora ama audit ku matorero gatandatu ndavuga ngo buri torero ryigisha aha hantu sasa igitekerezo nk'ari cyo bakoresha ariko barakinoza bakigira neza hano navuze ngo buri torero ryigisha mu masomo ryigisha mu nyigisho zigisha bongeremo n'inyigisho za entrepreneurship kwihangira imirimo kandi rinatanga igishoro ku bakene barisengeramo bakeneye igishoro abandi bigishwa imyuga banashakirwa imirimo urabona ko biraza guhita bibacingana cya kinini tukigeraho donc numvaga ntekereza yuko buri toro ryakagize igikorwa cy'ubucuruzi rikora kandi gisoro nge rero bino binanditse byo binaruta ahubwo by'ibyo bavuze bo bavuze ngo ni itoro rigira igikorwa cy'ubucuruzi cyangwa igikorwa gifite akamaro mu iterambere mu mibereho myiza y'abaturage nge ndavuga ngo no mu nyigisho kuko ikibazo cya mbere kiri mu nyigisha abarokore bigisha by'umwihariko abarokore akorera n'abarokore gusa na katolika wahirwa bakene mu mitima no inyigisho zikeneye kuza ari za nyigisho zidaheza umuntu mu bukene zitanamuheza mu bunebwe zitanorora iyo mitekerereze inyigisho ubwazo the thinking itself ko ntabwo bigeze bakora ku kintu cya thinking ushobora kuvuga ngo batakorinze ku bindi bintu ariko ntibigeze bagera ku kintu bita imitekerereze yego we nuko uvuze ngo nk'urwo rugero rutanze kandi ushobora gusanga wenda Bibiliya ahubwo yibivuga ukundi ahubwo wasobanura iryo jambo Bibiliya ubwayo yigisha inyigisho njyabukire cyaza iterambere kuko nk'urugero Bibiliya ivuga ko turi urubyaro rwande kwa Abrahamu kwa Isaka cyangwa kwa Ishmael kwa Isaka kwa Isaka nanone urubyaro rwa Abrahamu harimo n'abandi bana batandatu ba Ketura
abakristu benshi bitwara nka bene Ketura. Abakristu benshi twigisha inyigisho zo kwa Ketura, nta nubwo twigisha izo kwa Ishimayeli, kuko twaba turindwanya. Twigisha inyigisho zo kwa Ketura. Mu bana ba Aburahamu, abo tutazi ibyo batekerezaga ku bijyanye n'iterambere nabo Ketura, ariko mu rubyaro rwa Isaka. Itangiriro 26:12 aravuga ngo nuko Isaka biba mu gihugu cye yari yagiye kuba mu musuke cya Gerari. Muri uwo mwaka yeze birutaho inshuro 100. Ngo Uwiteka muha umugisha, uwo mugabo mu mukire agenda arushaho ageza abere mukire cyane. Ngo afukura amariba ya se yari yarasibwe. Ngo kugeza aho yafukuraga iriba ryaza intonganya akaryista Eseki, akarireka akajya gufukura irindi. Inyigisho zo gufukura amariba twabijyanye mu mwuka. Ngo fukura amariba, ariko aya mariba yari muri sense ya economy na microeconomy. Kugezaho uwitwa Abimeleki ngo yaraje aramubwira ngo tuvemo, yego, ugende ngo kuturusha ubukuru. Icyo gihe Isaka yarushaga igihugu cya Gerari umutungo. Sinzi nimba Elon Musk atarusha u Rwanda amafaranga, ariko twakabaye dutanga inyigisho zituma habaho umuturage umwe, abivanye mu nyigisho za Bibiliya, yarusha n'igihugu amafaranga. Kera ngo Mironko yajyaga aguriza leta ngo igure intwaro. Dukeneye rero kubona itorero ryaguriza leta igatsibura haduye. N'ubu ngaracyaburana. Kandi ibyo ngibyo nge Imana twacakiranye kandi atigira icyo nsaba ngiye guitorero. Ntabwo bizwe gutangiza itorero. Nuko ibisabwa byabaye ibindi. Nabibwani ndakwinginze uzama itorero. Leta ikenera gutsibura haduye nkayigurira amakompura. None rero ikibazo leta inafite, hari n'amatora adafite n'iyo myumvire afite. Ariko hari itorero wanabwira uti nubwo mudafite amafaranga, ariko ayagura magazini ya AK47 ntimwayabura. Kate turabantu b'Imana, turabasengera ngo dufite ukuntu imyumvire ubwayo ikeneye kunagurwa. Yego. Noneho rero simpe ngo n'abayehova barashaka kubafunga abantu badafata kwidarapo se ngo barahire, abantu ntibajye mu ikipe y'igihugu. Bagize amahirwe itegeko ubu ryarabohereje ntago bikiriho. Yari byo gusezerana rwose ufashe ku ibendera, asanze harimo akajagari. Ugomba kurifataho ni kuri 7 naravuze ngo ariko biracyari ibitekerezo byanjye. Mpuzamatorero ijyana umuhanuzi wese mu rukiko uzahanurira abaturage intambara n'ibyago, n'uzabishyira abayobozi kubibabwira bari bonyine akabibashyira nta bimenyetso bifatika. Yego. Ndangije ndasinya. Apostle Professor Mutabazi MDF ndasinya. Noneho tuve kuri ibi n'ibyari ibitekerezo bya Mutabazi, ariko nashimye Imana mutima wanjye mbonye uburyo babinaguye, kandi ndatekereza ko bazongera bakabe nabinoza. Mbisabira kugira ngo nibajya kubinoza bazampamagare, nta charge nzabatsaba natike nzayishyurira. Kandi ubundi ari byo njya kubabwira nkataha banyihereye ka fuel, ariko aha ngaho nta na fuel nzabasaba. Uzijyana. Zijyana. Okay. Itegeko rishya rizagenga amadini mu Rwanda rizasigaza amatorero 7. Nanditse 8 ninjye wari wa modify, ariko naje gusanga nari nakoze ikosa. Icyambere ibi bintu aya makuru ubu ntabwo ari ibihuha. Natandukanyije EAR na EPR, nza gusanga kubitandukanya naba nkoze nabi, kuko icyo gihe wanatandukanya ADPR n'abitwa barokore bose. Bivuga ko n'ubundi aya makuru ari ayawe ugiye kuduha. Na makuru afite aho yavuye, ariko atarabo official. Kuba ikintu kitarabo official no kuba atari cy'ukuri turabireba, turagenda tubireba. Ese ubundi bwo niyo byaba bitaragirwa official anywhere, uretse ko umuntu ari mu nama byandikwa na amakuru yakugeze hari ahantu yatayipinze mbona yuko ibi bintu atabyisi bihuha. Okay, ahubwo duha nandi atanditseho hano. Ariko nanone iyo bagiye kwandika umushinga w'itegeko hari igihe bagira ibyo banozamo, nibyo bongeramo, nibyo bagabanyamo. Nanone hatagira ubifata nkaho biri final. Ariko reka twe tubifate nko muri attitude hypothetique. Twe ngo biramutse bigiyeho nk'ibi, abanyamatoro turiteguye, twibifata nk'ari ibintu byemejwe, ahubwo nitubirebe. Baravuga ngo irya mbere zasigara ni Kiliziya Gatolika. Yego. Irya kabiri nge ntabwo naryita itorero, ni ihuriro ry'amatorero bagiye bashyira mu mirwi ifite ikihuriyeho niba ariko ndabyita. Katolika yisangiza umurwi wayo witwa Kiliziya Gatolika. Donc abajya kwizera bimwe babashyize mu murwi umwe, rekana imbyite gutyo.
bafata eyari na eperi babashyira mu murwi witwa uw'abaporoso. Kandi ubundi protestantisme bivuga abahakanyi, abantu bose batari gatolika nibo biswe protestantisme, ariko muri iyi context ni eperi na eyari. Eglise Anglikane y'u Rwanda na eperi ubwo ni Eglise Episcopale y'u Rwanda, babashyira mu murwi umwe. Gatatu bafata Adventist Church of Seventh Day, Adventiste District City Mujuru, n'abandi bantu bose basenga ku isabato umunsi wa karindwi, nabo bakorera icyiciro cyabo. Mu Rwanda hari abandi basenga ku munsi wa karindwi, hanze babaho ndabizi, hanze muri Amerika baho ama denomination mesha asenga kwa gatandatu Saturday ariyo sabato y'umunsi wa karindwi. So nabo bashyira mu murwi wabo. Kane AEBR, IEBR, RBCR. RBCR nabaye ntago nzi iminure, ariko entre parenthèse bose babita ababatista. N'abantu mu matorero yabo bose harimo ijambo Batiste. Babatista bose babashyira babaha umurwi wabo. Gatanu ADPR, entre parenthèse abitwa barokore bose. Ubuzi amavuta hano nakubwira guhagurukiramo naya kibonka avuga ngo vuga ngo ai ahantu harimo ikintu nibajya kubyana, kandi ubuzi umwuka bazavuga ati mudufasha ADPR mudutandukanye nayo, cyane ko nibibazo byinshi turimo duhangana nabyo twabitejwe nayo. Ndaza kukubwira ukuntu bikoze. Abanyamwuka benshi twabarazwe na ADPR. Ibi bintu byo guhanura ngo igiti kiraguye mbabarira umbwire, ninde muntu wakirijwe muri Zion Temple wari wabona ahanura ibi bintu, mbabarira umbwire ntawe wakirijwe muri ADPR ni uhanura ngo ibyo bintu ngo amaraso namenetse mu gihugu, mbabarira tubwizanye ukuri. Abakozi b'Imana ADPR ko mushaka kuyibambisha, no ndavuze ngo ntago ari ibikora nk'itorero, ariko abantu bayikomokaho barerewe ku birenge byayo nibo babizanye. Urumva niba nuvuga ngo niyo mashereka bonse nyine gura ADPR niyo turi butere ibuye. Reza iki ndamusuhuje none seka hari abantu bafite amavuta yabo uretse itegeko. Ndamusuhuje mwene data munyamavuta. Gatandatu Islam, ntawe basangiye. Karindwi ababahayi, ahubwo ababahayi babongeyemo iki gute? Ababahayi babongeyemo bayikiciro cyabo, kuki batabafatanyije n'abandi? Abahayi se wabafatanya nande? Twakomeje rero. Icyitonderwa notabena irenga yobora. Oya irenga yobora l'exception ntago ari notabena. Icyitonderwa uretse idini gakondo, idini yose n'itorero ryose ridafite ishuri, ivuriro, factory uruganda, hoteli cyangwa ikindi gikorwa cyunganira leta mu mibereho myiza y'abaturage, iryo dini rizafungwa burundu rwose. Uzi cyanditswe baragezemo. Ubushize bazifunga bari mu cyanditswe cyo muri Hagayi ngo inzu zanyu mwazigize ibitabashwe, inzu yanjye ari umusaka. Ubu noneho leta yahagurukiye muri Yakobo. Idini itunganye kandi Kristo yishimira ni iyihe? Nifashe imfubyi n'abapfakazi igasura imbohe. Na hano baravuga rero idini idafite igikorwa ikora cyunganira leta mu mibereho myiza y'abaturage. Leta y'u Rwanda uzi ko wagira ngo isoma ibyanditswe byera. Turashinga butike. Turashinga butike ni garage ariko buriya baryemera. Turakora amabutike cyangwa muri quartier. Ariko n'uruganda buriya rukora ji narwo barwemera. Upfa kuba byunganira leta icyambere bisora cyase byunganira leta mu bibereho myiza. N'ikindi gikorwa ntago bavuze ngo n'uruganda ngo yitukiraho uruganda, ntago bavuze ishuri ngo ushyireho ishuri. N'ikindi gikorwa cyunganira leta mu mibereho myiza y'abaturage. Itushingire rero ry'abana hari mu mudugudu. Ahangaha nibanyegera nzababwira akantu ko gushyiramo. Umuntu ufite urusengero rwa miliyari 3 atazavuga ngo yakoze uruganda rwa kawunga rwa 35. N'urwo ruganda rube ruri muri range y'amafaranga urusengero rwatwaye. Yamaye. Ariko ubwo ufite urusengero rwa miliyoni 20 ko narwarige rwakuzuza ibisabwa bitewe n'umurengero urimo. Nashyiraho uruganda rwa kawunga rwa miliyoni 17 nabyo biti.
yangana none se kankubaza imbaraga byatwaye kugira ngo urwo rusengero rwuzuye ubu koko BTC divuga ngo ifite irerero abagomba kwivivura ntago simpamya ko babyemera. Ibi nanone dukoresha bityo bita equity not equality. Equity buri muntu agenda uko imbaraga ze zingana, nko kuvuga iki hari amabwiriza y'inyubako n'umurinda nkuba, ariko nimba umuntu afite urusengero rwicaza abantu 10,000 ruhagaze miliyari 3, icyo ari busabwe gifite kungana leta mu mibereho myiza y'abaturage kibe kigiye muri ya sense ya equity. Nanone batazavuga ngo reba nk'urugero ADP ifite abakristo 2,800,000 officially, yavuze ngo dufite irerero rimwe mu gihugu ngo mudukote kuri iryo ngiryo. Nanone urumva ko bitajyanye, sibyo? Ntago bishoboka, ntago byaba bifite sense. Nanone umuyobozi yajya gutekereza ikintu areba ikintu kimaking a sense. Umva kantu gakomeyemo hano, ibi byose wibivuga ko bikomeye, igikomeye kiraje ahubwo ngo nta murenge uzarenza ahantu 3 ho gusengera. Bonga ndabango vuga ngo ai nta murenge mwamuzika y'amavuta atazakenera kibonga vuga ngo ai nta murenge uzarenza ahantu 3 ho gusengera. Ariko nge nubwo ari interpretation personnelle yanjye, reka mbanze misome byose nindangiza aka kantu nkagarukeho. Kuko nahise mbara nsanga mu Rwanda zasigara insengero n'imisigiti biteranyije n'ababahaye bateranyijeho n'amakanisa yose n'amakiriziya byose bigomba kuba bitarenze 8,757. Kandi nanone bigabanyijwe muri aya matorero mu buryo runaka. Mu gihe wasangaga ADP ishobora kuba ifite imidugudu ingana gutya cyangwa irenga. Hari igihe ADP igeze kwiha intego ivuga ngo tuzagira urusengero muri buri kagari. Utugari mu Rwanda turenze 10,000 na bingahe. Ariko imidugudu ya ADP iri mu 3,000 cyangwa 4. Nibyo? Oya. Nibyo. Biri hejuru 5,000 ko ndabizi. Oya. Ntago bigezamo. Ko ndabyibuka mu ibaroro heruka bishobora kuba byari mu 4,000 hafi 300 ngahe, ariko nanjye nigeze kubibona na samuhaho. So turabireba rero. Icyakurikiyeho kiravuga ngo ibwiriza rikurikiyeho cyase imbanziriza mushinga iravuga ngo uzahitamo kuba umuvuga butumwa cyangwa umunyapolitike, nta kuba byombi. Ari group ya WhatsApp nabonye bari kumbeshyira ngo iri tegeko baryanditse kubera Apotre Mutabazi muramubeshyera. Mutabazi ntago ari muri politike. Nta mwanya wa politike nkora. Aho ari ukuntu wajyaga kubona ukabona ngo se ntago mubizi ku midugudu ya ADP umuntu ni meya cyane vice meya bamuhaye agatuti ku cyumweru ngo ni urababwiriza akazi ziniwaye cyangwa ari polisi cyangwa ari umudiyakoni. Kera n'igihe wajya kubona ukabona umukoroneri araje arona arinzi ajya kubwiriza akabwira abantu ngo ntagire uri codinga ntagire ukuriho telefone agashyiraho n'abahungu bo gucekinga ukuyeho telefone subizayo. Ariko uye none se ntihaba bavuga butumwa benshi. Ariko ikindi umuvugizi wungirije wa RDF wabonye ukuntu kuri YouTube channel ye abikora. Aracuranga abana bakaririmba ariko ntaririmba. Kabiri abana bukabona banaguhaye cyanditswe nyine akantu kakanyigisho gatoye. Kandi kera urabizi ko yajyaga fashinanga yanjye ubu kuri koroneri ukajya ariko banga mfashina ubwo inanga irahita mumanukana. Nta gufata inanga uri koroneri, nta gufata inanga uri meya, nta gufata inanga uri gitifu cyangwa se uri nwangu uzajya uba umukristo wicare. Urabika ko no mu ijambo rya His Excellency yaravuze ngo muraba abadepite cyangwa aba pastor nabyo gusanga bashyize ngo urusengero ngo mu gikari wawe ntago bizakunda. Ibiro ntago biba bireba Mutabazi ahubwo bireba Mutabazi ryari. Mutabazi agiriwe ubuntu niyamuhamagaye yo kugira ngo agire umwanya ahabwa wa politiki. Nubango yawe uhabwa yabanje no kuzamurikira bati ibyo pasteur ndabize ku ruhande ndabicumbitse. Kandi aho se navangirwa nago navangirwa wahita uharahiruka uvuga uti mbishyize ku ruhande abo navangirwa. Ubu nuko nanze kubasangiza amakuru nuko nzi ko ari umuntu wambajije ikibazo kimeze gutyo. Bibaye ngombwa Mutaba nubwo atari navuze ko bibaye ariko bibaye ngombwa Mutaba wakemera kureka kuba pastoro ukajya mwanya wa politiki. Nubwo cyari ikibazo kiraho kandi maze imyaka nk'itanu akimbajije ntago ari icyejo mu gitondo. Nambwiye naho ntago navangirwa. Ubwo warushatse kumubwira iki?
ku by'upasiteri wabishyira hasi hariho zindi ukwiye ngo ubishyize hasi ubibika mu mutima ariko in public ukaba umunyapolitike kanuni ariko mu mutima ubizi kuri pastor none se Sheikh Musa Fazil ntiyari imyanya kuva jenoside yakorewe abatutsi yahagarikwa Musa Fazil wari wumva kubwira ngo subhanallah cyangwa se ngo Allah akbar mwani magambo araza akaba umudepite uretse kuba yambaye iriya myambaro gusa ariko araza akaba uw'abantu bose nkuko n'umuntu watorewe mu ishyaka mu budepite bakubwira ngo nugeramo uramudepite w'igihugu cyose ntago urajya kurepresenta aho waturutse n'ibindi so rero ibi ntago byashyiraho mutabazi byashyiriweho abo bameya bajyaga bafata uruhimbi bakatumanuramo amavuta ubu ntago bigikunze ahubwo nge akangaka wavuze udukomere ugezeho ndabona ariko gakomeye kurenza ibindi gakomereye ndese aka tugiye gukurikizaho meya wari uri muri korali naseze oya kandi gakurikiyeho akatwa tugezeho rero banza umvugire mu ndimi mbere yo kukavuga banza ugira gutya uwo yagira gutya vuga ngo meniyanse uragira ngo mpanure vuga ngo zevekire professeur tubone kugasoma vuga ngo professeur karavuga ngo amabonekerwa n'amayerekwa ntibyemewe kimwe n'abahanura n'ubundi ni amayerekwa byose ubundi kugisenga uti byohereze muri nawe abyivugire cyangwa abyimenyere ngere ko munyemere nkakoresha interpretation personnelle kandi bashobora kuzaza bagashyira yabo ariko reka menye kizo batarashyira yabo nibumbi yanjye iryoshye bayikoresha ntago bizabuza umushumba gwanurira muri office biramubuza gwanurira ku ruhimbi no mu rusengero muri office ukuntu babyita mu Uganda se ngo ni counseling mbonye impanuka kuri wo muri office waje kunyirebera turi babiri uwa babiri tangira wirinde ingendo zawe utahura n'impanuka ariko turi babiri bitandukanye byandi hano wamahagurutsaga umuntu mu giterane cyangwa se mu rusengero ngo we haguruka ngo ndi kubona ujya muri hotel ngo ibyo ni ibiki ngo usigaye ucinyuma umugabo wawe urugo rukaba rurasenyutse biratandukanye ariko izi YouTube we akakara kabazakame ko gusibisha content zose mereye kwisezerano oya se amaraso ntayari inshuti yanjye ariko amaraso ntayari bazaka wenda nzanabagereke n'ituro leta nzagereke ituro banshinge gusibisha content kuri izi YouTube zose zikwiye kuvaho z'ubuhanuzi aya nasibisha zivuga ku gihugu ibindi nkaba mbiretse nyine amavuta bagendeyemo Meshake njya kubona nkabona video zose zo kuri Meshake TV7 ndavuga ni isawa ariko ashobora kuba yarabyutse akavuga ati yashaka yarabyiyumvishemo namenya ari ayo mavuta yakoreyemo nitwa Comrade TV witwa Marcel ngo urabonye mu ruhame nzaba ndeba cyakoze ukuntu za Human Rights Watch zabifatana cyangwa itaza makuru mpuzamahanga gusa ndaza gusobanurira ibi bintu bifite impamvu ifatika mwe kubinenga ikindi rega akankubaza ibintu by'iminuka mu nsenyo byatangiye ryari 2018 ni batana karindwi hafi 17 18 Sankara nawe 2019 atangiza imishinga ye bivuze ngo ibi bintu ngenda bireba nkabona bifite impamvu ziremereye tutagomba gufinamo ntago bavuze ngo ubuhanuzi n'iki ntibyemewe ari imikino ubu buhanuzi bushobora guteza abantu kwikorera uturago bagahunga nge ndabaza ariko abamaze guhunga personally mbabaze na abunzi barenga 30 bahunze se ndabazi abo twari duturanye ndabazi hari n'umuprofete babwiye ngo ugiye kubona udufaranga ariko Imana yambwiye ngo uzaye tucaho ngo hagiye gushya yes wabimubwiye na n'uyu munsi turacyahura kandi ati nk'uyu nguyu yaragiye kunyangaza ibyo ngibyo rero niba bivuga tujye twemera yuko wivuga ngo kuki Kenya itabivuga se Kenya se nayo ifite ikibazo dufite donc dufite realite mu Rwanda itwempoza nitwihangana tuyumve reka rero nsubira inyuma naje gusanga buri murwi muri iriya mirwi 7 uzaba wemerewe insengero 3 mu murenge ubwo nimbara ko imirwi ari 7 nkakuba 3 bizaba ari insengero 21 mu murenge ubazemo n'imisigiti n'amasantrale ya katolike n'amakanisa ya anglikani byose ubwo n'ubundi se ntaho byaba bitandukanye 21 mu murenge nk'ubye n'imirenge 117 nsanga ni insengero 1000 donc maximum
zabaye nyinshi zaba 8,757 uzabisanga mu murenge wa Mbandazi ababahaye batari bugeyo abasilamu batari burenze mu musigiti umwe cyangwa nta n'uwo bafitemo deje ubwo 8,000 niko gasongero kabyo zose waziteranyije nta runanwe rubuzemo niyo max ariko ikibazo girahita kivuka gutya ADPR hari umurenge urasanga ifitemo insengero zirenze 3 igomba guclosing gasigaze 3 none ko amajyaruguru ya isoro tone rw'isenyero 55 bagomba gusenya zo none banditse ngo zigomba gusenywa biri serious buriya byanyabyo biri official senagwa iri urutonde se rwazo ndugemo se ninjirayo harimo niza ADPR rikamita gusomera iza ADPR bagomba gusenya niza yeri ntazibuzemo amajyaruguru ariko bo bafite amavuta erega nakubwiye ari kirere usanga basankara bigomba kurenza ibindi birere aho hantu rero bagomba kujya mu yandi mavuta akavuga ati yaduhamagariye kurinda igihugu harya buriya twandika amategeko yanditse ngo iki kandi nge ndi kwemeranya n'ibi bintu rwose gusenga tuzakomeza dusenge ijuru kitari kwiramo se kubonamo zahanika gahunga twagiye n'amafoto urayabona n'abapasiteri babashyize ariko turabavuga aho ruherereye izina ry'urusengero eyari mu buga urumva ko yari yaboye muri Gitovu Runoga mu buga Eglise Adventiste 17e jour barusenye urabona ko nta rusengero ntago bibanze ku itorero rimwe ryonyine Eglise Adventiste bayisenyere ebyiri ADPR Kagogo Kiringa mu Gasangabo ni bari mu Sangabo mu Byangabo shamanze ari mu Byangabo tu rero nguru bagomba kuhita babishyira hasi kandi hano ari muri Burera nyine bagomba kurushyira hasi si mu majyaruguru siko nakubwiye Methodiste Gatebe Gabiro ADPR Hanika hasi yari gahunga gahunga yari gahunga Seka Gisiza nayo barayijanye Barakawuri Church Mutete hasi musigiti wa Islam nase warabona hari uwo babereye cyabagire gute akorera uyu musigiti wa mugane undi se ko ne buri hasi bazawusenya kabiri Nyanyenye shyira hasi Gofero Church se nubwo yari gute cyumba niko shena hari simbizi ndabona ari ikibanda hore oya nubango yurebye n'amafoto yawo ubona ari cyo ari Muhingo AEBR Impano ivugurura n'ubugorozi abagorozi nabo babagezemo babagora hanze ariko nta rusengero bafite ariko nubundi babagoroye sindeba se ari hanze ari intebe ziteye hanze ariko nubundi babagoroye ronda atari hanze imbere wenda hari makazu se abagorozi biremera Murandi Nyundo babagoroye AEBR Impano Eglise Anglicane du Rwanda ADPR Gitare ADPR kijemo cyane SDA Gatete musigiti wa Nyamugari nabo barabubwira bati nuko bigenze SDA Ibase erega izi nizo bavuze ngo basenye mu majyaruguru nyumva neza yego va kuri ibyo noneho hari nizo mwe muzisenyera cyangwa se mukazigira ubuhunikiro bw'imyaka none se nusanga ADPR ifitemo isigajemo 7 mu murenge uzakora iki bazafata izo ngizo bazihandi matorero nayakore bazazana andi matorero none se uko ubibona amadini yacu ayo mavuta barayagira urwo rukundo bararugira ariko barafata urusengero bazarugurisha ahubwo wenda abandi byabitegeko ariko leta se gutanga itegeko nk'iri ngiri ko mbona ibica ku ruhande none se apotre reka nkwe gusa byo icyo gitekerezo uzanye nicyo tubare nk'urugero nk'umuro wa Pentecote niba insengero zifunzwe bizagenda biteze ubundi leta yakabe bategeka kubihereza abandi bemerewe ubundi ariko ubundi mu miryango hari itegamiye kuri leta bavuga ko imitungo yayo iyo bayiseshe bayiha indi miryango bifitanye intuza nuvuga ngo bagomba umuro wa Pentecote dusabe ko bawuha rugagi yaragarutse dusabe ko bawuha rugagi yaragarutse rugagi yaragarutse nka gisengero bagiye rugagi yaragarutse nukuri kandi ntagagihanura uzamureba bari kuri Zoom abarimo neza abwiriza avuga wagira ngo aya mabwiriza wagira ngo yamenye imbere ntagagihanura muri Zoom araza akigisha inyigisho akigendera abandi bantu wagira ngo babimenye imbere Zion Temple abona gitwaza hanura mu materaniro ariko Afrika haguruka nabwo hari jyaje ari kura professor ubwo nyine harukunda zabigenza so nshatse kwereka yuko ibi bintu bizakoreka tuzabikoreramo kandi bizakunda tudakomeje rero ndabona ADPR harimo nyinshi ADPR harimo nyinshi ko harimo nyinshi
byaba bigiye gutuma nzibara za ADPR ni nyinshi rumwe we ntabwo twajya ku musozo tukiri muri ibi ahubwo reka ngaruke tugire uko dukoraho commentaire rero bit sibyo ushaka gukora commentaire ikibazo kizavuka ryari cyabizagorana ryari ADPR bayifatanyije na Zion Temple na Restoration na Recopter Church na Deliverance na what mbese izo twita born again Christian churches bamfashe mutabazi njya mbafasha gusobanura ibintu abanyamadini batari kubumvaho Rwanda muravuze ngo kwica mukora ku idini yaravuga ngo kwica mukora ku Gatolika ubu rero ikintu cyakomeye kwica mukora kuri ADPR kuko niba bashyira mu murwa umwe mu murenge bizasaba yuko ADPR guteranyaho Zion guteranyaho Restoration guteranyaho Deliverance guteranyaho ikarabiro guteranyaho Erayono bagiramo insengero 3 mu murenge muzasanga rero ADPR zifitemo kandi ifitemo n'ibikorwa bizaba ikibazo ariko bavuze ngo ADPR yisangize nko abadventiste bisangije born again Christian Church zisangize aho ngabo baba batugiriye neza bo bizaborohera abande aba born again ariko hari ikintu tutagira tutavuzeho ibi by'inganda ubwo hazajya basigara bafite ibikorwa ibi bintu by'inganda usanze biri applicable ku murenge wavuga ngo iki ntakora insengero zingaze oya ariko zakora biragoye bivuze ngo iki ese izo nganda zakora icyo ndagwa nk'urugero duhere kuri Katolika Katolika irusha amashuri leta nicyo kintu cyantangaje umuntu yatweretse urutonde nsanga Katolika irusha leta amashuri noneho rero Katolika nimi ifite amashuri ngo 800 nangahe dufite imirenge 117 bashobora guhita bavuga ati mwebwe ntacyo turababaza kindi kuko sina amashuri yonyine mufite kandi mufite amashuri aruta umubare w'imirenge dufite bivuze ngo itorero umurenge rishaka gukoreramo nirishyiremo urwo ruganda ntago ari byose icyarimwe ni uruganda cyangwa se ishuri kandi urabizi ko na nasara ari ishuri irerero ni ishuri cyangwa uzi ko bano bantu bari kwiga kuri ibintu amakuru yanguye mu matwi ngo barebye abayehova basanga nta farumasi bagira mu Rwanda dushake byibuza farumasi urumva ko na farumasi irabarwa none ADPR buri murenge ikoreramo nishoboye kushyiramo farumasi nk'urugero icyo kiroroshye n'urucabana nuko turi kubyumva twe dutekereza ibintu binini gusa ariko apotre hari ikintu nanone utagira urugero Katolika igira ekonomi uretse ko yigira kuri za diocese numvishe ngo meya wa Kamonyi yafunze paruwasi ya Katolika ngo nawe nta nubwo yavuze ko ari paruwasi yavuze ngo oya ngo yafunze kiliziya Gatolika ntabwo yabisobanura ariko nge mu makuru nabonye y'abatohoje ni paruwasi yarafunze ariko ibaruwa nta byanditsemo kandi icyo tureba niba ari oya ariko we yavuze ko genda reba yuko aho yafunze ari paruwasi kuko nibikoro ko ari paruwasi ngo atabyanditse ngo nibikorwa bya kiliziya ubwo n'amashuri se bazayafunga nta n'ubwenge narinje kubirwanya ahubwo nuko dufite na paruwasi za Katolika zitujuje ibisabwa kandi nazo zisabwa kubyuzuza bityo nta muntu urusengero z'abango batwituniyeho unuzi ko sara bajyavuga shango buriya ngo ari amadini manini ngo yatugambaniye mwana 2010 kangaye bazifunga abantu baravuze ati ari amadini manini niyo yagambanye oya cyane nk'ubu muri wa Pentecost ariko ubu ngubu sara bakarinde wagambanye ko yo buri byose bagiye bari robamo insengero bazifunga rero ngandaza kuvuga ngo abantu bagira ubwoba urusengero rwa niba rwujuje biriya bisabwa mirinda nkuba n'ibiki yego ko uruganda rwaje rwa miliyoni 7 cyangwa 10 kiraba ari igikorwa gitanga imisoro muri leta cyangwa se kirahira iryo rerero ni igikorwa gifite icyo cyunganira leta mu mibereho myiza y'abaturage abantu bareke kuhita babifata ngo bumve ko ari ibintu bikaze cyane ahubwo ni barebe mu buryo runaka biriya by'ubuhanuzi rwose pe yesi nshaka kuzabona aba ministeri nkurikije speech president yavuze ayisoza avuga ngo cyanga bazananirwa kudutera ngo baturwanye kuko turi tayari ngo bace muri bya bintu by'akajagari nahoze mvuga ngo bakujye mu matwi ngo bakurindagize ngo bakakurindagiza warize sinifuza kuzabona FDLR yoherereje buri mu ministry na buri mu deputy bakamudeployingaho umuhanuzi ugomba kumuyobya mu bwonko noneho akamubwira ati niwumva hari n'igikubise uzahite bidekarara ko ufashe side y'abari kurwanya ubuyobozi cyangwa bari kurwana guhirika ubutegetsi twibuka ko FPR ibohora igihugu ntago ndavuga ko nshatse kwijyanya na FDL kuko bari yabona abajenosideri bari
ariko ijya kubora igihugu yageze ku murindi barukokoma abantu benshi classe politique bava mu myanya bari barimo bajya kuyijoininga kuko n'ubundi batari bafite ibyo bumvikana leta ariko ariko hano turi kwirinda ko byakorwa na profete no nabifataho umwanzuro politically kinyapolitike sava ariko ikibazo nuko twari tumaze kugira amakuru nge ndiko ariko Mutabazi ntabwo nari nyafatanyije na His Excellency nge nari mfite amakuru yuko hari umuntu usanga ari minister ariko mu kajorojoro hari umuhanuzi uba mu gikoni cyo yihugikanye agaburira poreza kandi byamuhanurira igiti kiraguye irabaciye ku ngoma izo story ntago se muzi ko zibaho reka tujye tunavuga ibintu tukandika ibyimba mu by'ukuri ibi bibaye atari twe twizize tujye tubwizanya ukuri kandi ukuri kw'abagenzi bajya mu ijuru reba atari ku mpamvu za politike za buri muyobozi ku giti cye ngavuga ati ngiye kujoininga abashaka guhirika ubutegetsi noneho abantu kubera ko yagiye mu matwi n'umuhanuzi atirize vekiri iravuze ngo undi wenda hagira nk'ikiba turi ku stabiliza umutekano agahita ahamagara kagahanuzi ati none se ko ndi kumva ngo nyine ngo ku mupaka ngo bimeze uku ngo Imana iri kuvuga iki mutumishi ngo iravuze ngo capanyu basange uri kumva ibi nta kibazo cyaba kirimo naho aho umwanzi ashobora kuza aho yagakoresheje ikompura agakoresha zevekire meniyanse ibi bintu ngiye kuba bifashe umwanzuro ubirwanya noneho rero nubwo nakuye ngo muri office imanza bazemererwa kuba yagwanurira impamvu ndi kubivuga gutya hari umuntu bareze mu rukiko ndabyibuka ariko si bisi yo kwa family Rwigarara barangije baravuga ngo iki kintu mwavuze gutya na gutya kigize ibyaha baravuga batari ko uwo nakibwiraga nimba ari tabita nimba ari inde na njyewe twese tubyemeranyaho twari babiri ntago twabibwiye rubanda yose kandi twe twabivuganaga twese tubyemera gutyo nta na nimwe leta izabuza ko Mutabazi wemera ituro rya miliyari n'umunyarwanda wemera kumuha iryo turo rya miliyari utunze za miliyari 100 ntago izigere babuza ko muri babiri mwarihana ariko kuza kuri kamera kubishyira mu giterane rimwe na rimwe aho ngaho bashobora bango ya bigendemo gakeya ibi bintu muri interpretation yabyo abantu babyitondemo bagendemo gake kuko nubundi umuntu wemera gukira kw'indwara azagusanga wewe mu rugo ko yati nukuri sengera kanseri imbere yuko njya gukora shinyotherapy nta kibazo ariko we ntago uzagara mu rusengero hagati uvuga ngo mbonye abantu bafite kanseri 5 hano irambwiye ngo baze nsenge tuzajista tuzakora ajistage y'uburyo dutwaramo ivuga butumwa ryacu bizatugora yego ariko tuzabishobora kabiri bijyanye n'ibyo turi kuhangana nabyo amatorero bihangane babyemere banabyakiranye umutima ukunze hari abavuze ngo bazatuza gutera ntibazatuza gusenga nyine gusenga byo birakomeje gufashirizwa mu mutima birakomeje yewe no kugira iyerekwa uzarigira nimba ushaka no kwerekwa ko igiti kiguye uzabyerekerwa mutima wawe gume mutima wawe it's okay it's fine don't entertain it kuri YouTube cyangwa mu rusengero cyangwa se mu rusengero kuko hari ibyo turi gusigasira first of all ibyo bintu byawe bitanagira ibimenyetso Jina ndi kusuggestinga leta kuzajya babacira irigisi y'ibiti bakabatsibagura wahanura intambara bakakoya ati urabe iyo ntambara ubonye izaba bitarenza amezi 3 kabiri uratubwira ibintu 3 what ubwo ni intambara when izaba ryari bitarenza amezi 3 how gute bazacaye batera ni Kelisa yahanuraga ejo mu gitondo bazatera baciye musi yari yabanga ry'umusozi bazaba ari 300 mwohereze y'abasirikare 500 barya mbushi nawe ukorere ibindi waba uri kandi ibyo nabyo ukabibwira abayobozi b'igihugu ntago ari abaturage rero noneho wahubutse ukabibwira abaturage nugucayira igisi y'ibiti bakakujyana muri stade amahoro narangiza ukarambika umuntu hasi ukamenaho n'utuzi muri stade amahoro warangiza ukamukubwira uti ngiye gukubita iyavuganye nawe ikugarukeho ikubwira naho bazaca inakubwire umunsi wariho kandi ibirenza amezi 3 ujye byigumanira uze kubivuga habura 3 yonyine ntacyo bitwaye nko kuvuga iki nanjye ibintu byari byarandiye mu bwonko birankorogosha byitwa guhanura ibintu bitera ubwoba abanyarwanda none se Evo ubushatse ko nta kintu urahura n'umuhanuzi akakigwanura ukakibura yanashyizeho n'igihe cyane ngise ngubwire imodoka bamanuriye n'inco bazihanuye mubwire vuye guti bahanuye n'inco bazihanuye igihugu nakabaye ndimo
nshatse kubwira iki rero nimba umukobwa aramubwira ati amezi 3 atararangira ati shyira iryo turo hano uraba urongowe n'umuzungu ntarongorwe n'umuzungu ntago byasenya akarere ntibyasenya umurenge nta n'abanyarwanda byateye ubwoba niyo baba barabiguhanuriye abanyarwanda bose babyumva ariko iyo uvuze ngo 2/3 birapfuye ese meshake ntiyavuze iryo jambo ndarihimbye se reka tuba turi kuvuga ibintu bihari kandi nubwo tuba tubivuga kugira ngo twibasire kanaka ahubwo kuko twamaze kubona ko ubundi profesi Paul yaravuze ngo iki ngo yungura itorero ngo mwifuza impano y'ubuhanuzi kuko yungura itorero none nimba u Rwanda rubona rutari kungurwa na profesi ahubwo profesi iri kuruhombya cyane cyane ikorewe in public dushobora ngo nibisubire muri office hari igihe byazagaragara ko no muri office bari mismanaginga no muri office bakagira gute bakayifatira ingamba ariko reka ngukire none se muri office abantu ari babiri nuvuga bya ningo by'ibiti bihirima nuvuga ngo ubutegetsi iyo muri babiri muvuga nibyo mwemeranya uko muri babiri nta wababuza muri babiri mwatuka umukuru w'igihugu mu mutima apfa ko bitasohotse izo nkuta ntago bizahinduka icyaha no ushobora no gusanga n'abantu bari kuri za Europe kandi bari babiri ari muri kwe ibyo bavuga sha bikaba biteye ukwabyo ubwo kandi hari n'amakuru mafite y'abagiye bakora nk'ibyo ngibyo ariko sinabakubwirira hano yagize ugiye kuduha sample ntabwo nakubwira wabivugiye muri ambasade y'Abanyamerika gasanga byamutanze hakora cyangwa se kuri boss we so iyo abantu ari babiri bavuga ukuri kw'imitima yabo none twe turi kureba ibyo uvugira in public ushaka kwangiza abantu benshi aho ngaho kuko no ushobora kubwira umuntu ngo ugiye kugira miliyari bitarenze amezi 3 ntayibone ariko nta ngaruka biri bugire ku banyarwanda biriya bintu bindi rero byo ndakubwira ngo nge nkubariye abantu bahunze kubera ubuhanuzi nakubarira ukagira ukavuga ati se ko isazadushiranye none wari ibaze ko hagiye hagenda umwe rusorongo ariko hari n'abandi bahungiye mu mitima bakiri hano kandi ikibazo se sha umuntu araza akatubwira ngo birabaye bikamara imyaka 3 bitabaye akigaruka agahanura nase hano kuri kwisezerano wabura uhanuzi bwavuze ngo amaraso aramenetse umaze imyaka 3 hano no akuri kunshinja ko baza guhanura amaraso nakatari wabivuze se erega ntagaro wabivuze kabiri igihe byahabereye ntibya byakabujijwe ariko byasigiye ibi bizaba byamaze kwemezwa nizere ko atazagira umuntu wongera nanone akisanga ari kubikora aha nizere ko niyo wajya ku musozo ngerageje kugaragaza interpretation ariko iri personnel kuri nge ariko ntekereza ko yakuraho urujijo ngo barashaka ko tugira inganda agahita agendera mu nganda oya n'igikorwa cyose cyunganira leta mu mibereho myiza y'abaturage muri Bibiliya bihuza na Yakobo avuga ati idini idakora ibikorwa bituma abaturage cyane cyane abari vulnerable bagira imibereho myiza iyo ni dini nyabaki aho ngaho kubikora gutyo no kubivuga gutyo byari kugira ngo nge mbereke nimba ibi binari byo simbizi ntibirabo official ariko nanone bibaye byo cyane ko bigenda bikomoza ku bintu biri muri speech y'umukuru w'igihugu ibi byaba bizije bisa n'ibisubiza iby'umukuru w'igihugu yavugaga ndabyibuka Primo Karinijabo yakoze ikiganiro cya mbere Karinijabo yagiye kuri kamera akakora ikiganiro nkawe mpita mvuga ngo ayi mpita numva ko bitandukanye kandi mpita numva ko byanga bikunda ari informed ego kizavuga ku muntu ukora ikiganiro akinterviewinga aremuko byanga bikundiye umuntu ashobora kugira access kuri information zimwe na zimwe ariko aremuko arabona yakoze ikiganiro mbere yuko ibingibi byemezwa ko ibingibi ibi byemejwe mu nama kuwa mbere turi kwa kangahe uyu munsi kwa kabiri byemejwe ejo rero ariko babyemeza nagiye kubona numva wari uri muri yo nama atangiye kwandika ku rubuga kandi mutabazi ni utukuruye ibibazo kubyo banga abantu ngo baba pastor cyangwa abanyapolitike izi mvugo bari kuvuga nuko nyibasira kumbi hari ibintu byari byaganiriwe babigambire bakabigambiwe nanka aye babijire hinama aye nyobwa baruj nagambaje so rero abantu ntibabi kore mu rubanza uri ko nacyajye bwa mbere nuko wenda ntaje mbere
wenda ngo mbe natanga uriya munyacyubahiro wacu uriya musaza dukunda naraje ndabagana ibi bintu mu bigende mu gakeya ibintu kumva kurahita uba against yabyo mutabyihutamo cyane niyo nama nzima mbagiye ahubwo dushyira imbaraga mu kuzuza ibisabwa ndumva narababwiye n'ijambo rivuga ngo ese ubundi uzi n'iki ko n'ibyo bisabwa n'ubyuzuza bizaba bihagije ako kantu ni kabi no none se nk'urugero ibi nibabishyiraho uwuje imirinda nkuba n'iki azisanga buri uruganda adafite ishuri adafite ibitaro adafite ese apotre ubundi ibi bivuze inzu z'ubwami z'abahamya ba Yehova ntizari zuje ibi bintu mu mirenge yose urabizi tuzu twabo kuntu tuba tumeze ariko byagera kuba nta na farumasi batunze mu Rwanda aho mu nama bayivuze mu izina baravuga ngo noneho rero abahamya bo nta farumasi nimwe batunze mu gihugu ubwo nicyo gikorwa gitoya wavuga ngo itoro ryakagize ntayo farumasi uva ku ivuriro nta farumasi bati kandi ikindi ntago batura amafaranga bakoresha avahe abayova na burya ntago batura ntago batura ni muri Al-Shabaab ni muri FDLR ni muri ICC ntago batura nasa amafaranga babakisha amazu bayakura ariko bafite akantu k'aka box ushobora kugenda ugashishamo inga yawe ariko ntago batura as such ntago bagira umwanya wo gutura kwa ariko urumva bo babikoze neza niba ariko ntago babisobanura bari mu nama ntago bafite ubwo bumenyi kuko nzi ko mbufite ahubwo ari ukuntu umuntu atanga donation kuri bwa butabo mujya mura ngo ubutabo ngo se ari ngo watanga ni muri ya nzira so inzira yabo ni itandukanye ariko ngenzi ko bafite aho ava ariko nanone urumva yuko icyo kintu gita kitwigisha iki itoro rita amafaranga ritasobanura aho ryayakuye rega leta nitonda hari etaje nabonye mu Ruhengeri bacyari kuzana ibibazo hari etaje nabonye mu Ruhengeri umuntu umwe ufite amakuru arambwira ati iyi etaje amafaranga yayubatse guhera muri fondasiyo na receipt zayo mfite photocopy kwamwe yagiye ava muri FDL muri za Mozambique bwenge arakuwe wararipoti nanjye mubaza none se barabireka none se etaje igira amapine bazayisunika ati ahubwo urabarinda neza ngo bayubake neza ariko kabuzi ngo hari imirongo barenga yo kuvuga ngo noneho umusaruro wavuyemo reka ujye kugura amaguruneds ukagata we na mbere hose buriya twari dufite amakuru ibyo byo ntago biri bukunde nko kuvuga iki rero nko kuvuga ngo reba usanze hari nk'urusengero umuntu yikojeje ibunaka simple ngo ari n'uwarufunze ariko si nta yerekwa ryabyo nta namakuru yabyo mfite ngiye mvuga ibintu uko biri ariko nimba yarigeze yikoza hanze bakavuga yuko ngo ajya ahura n'abo bantu babatijwe ijambo ibigarasha cyangwa bitsukuko nubwo wenda nta wabimugenjejeho ariko usanze se yarakuye urufumba rw'amafaranga agahita aruzamuramo ikanisa nko kuvuga iki ese ikanisa tuvuga yuko etaje yakubakwa n'amafaranga aturutse iyo ngiyo bakavuga bati tuzaza duhirike ibiriho dufate dukabe dusanga imitungo yacu iraho aho tuhe tuherengagije ariko umuntu akoze urusengero iyo mitwe igashoramo n'urugero ashatse guhungabanya umutekano urusengero yatanzemo ayo mafaranga urumva atariho bajya bateranyiriza niho bajya bateranyiriza niho bajya bakorera inama mu buryo butandukanye so rimwe na rimwe rero iyo warebye ukagarukiriza hafi nubwo ntavuze ngo nibyo byabibateye ko ntago twabivuganye nge ndikoresha my imagination hypothetically d'une façon dans l'angle de l'hypothèse dans une perspective hypothétique Fransa cyari kigiye rero ndumva ari ibyo ubwo ko imisi izagenda tuzagenda tumenya ukuri kw'inyandiko uretse ko gusenya ziriya nsengero zo mu majyaruguru byo birofisho wabibonye n'amafoto yazo arimo manza na sinyatire y'ubuyobozi iriho ntago ari ikintu wakita rero yuko ari ikintu kiri aho iyi nyandiko uko imisi izagenda tuzagenda tuyisobanukirwa neza naho ubundi ukuri dusoyemo nabo ariko dukurikiza ntibizabe nk'uko byagenze bwa mbere muri faze yo gufunga insengero ngo imirinda nkuba ukabona akaba pasiteri batari kubyumva ubu ngubu rero tugaragariza leta yuko ahubwo twabyumva
twabyumva gukuba gatatu ko bo bana bivuze. Dawidi yaravuze ngo wavuze rimwe numva kabiri. Reka tugaragarize leta ko twakumva kabiri. Ahubwo aho dushobora kuyiha nka kare ko gutandukanya ADPR na Born Again Christian Churches bazitandukanye kugira ngo aho ruzaba urugamba. Kuko urumva nge ubwo ndi wita ndeba nko mu gace usanzemo Bethesda. Urayibwiye ati ntiwujuje ibi ati uruganda ndushyizeho. Okay. Noneho rero ugasanga muri uwo murenge harimo ADPR 7. Nese hariya Bethesda nubwo hariya bahita ku mukenyene wize. Yantuza izwi cyane ADPR iba muri kariya gace ni yihe? Ni izwi cyane ku mukenye gira gute? Ndayibagiwe. Ariko iri buza no ku Gisozi nyine. Hariya ku Gisozi hari. Ugasanga noneho bafite ADPR nka 7 Gasave. None ugasanga hirya hari undi mudugudu, hirya hari undi mudugudu kandi umurenge muri Kigali ubari munini wa. Noneho kiriya cyiciro kigomba gutanga insengero 3 zonyine. Ugasanga ADPR ifitemo 7 kandi zibitabashwa. None se ubwo Bethesda irabiyandi. None se nimba harimo Zion Temple yirabiyandi. Na restoration irimo. Na restoration ikirimo. Kandi bose bafite ubushobozi bwo gukora ibyo bikorwa. Ahantu rero ahantu nimba wabyanditse yarabyanditse ariko akabigira kabizi karya imboga karitse ifu. Ahoho mujye mu mavuta avuga ngo ayi. Kuko icyo gihe hazaba ari ikintu cyatekerejwe politically cyo ngo impamvu tunabakombinye nuko tuzi ko nihabaho izigomba kwiyerimina kugira ngo asigare 3 izanyu namwe ubwanyu muzabireba mwibwirize. Nubu hafite church yitwa wenda Deliverance Golgotha Church, yego wenda warubatse, yego ufite amakaro ariko wegeranye na Gasave. Nezabwira Gasave ngo muhagarike ngo nsigare ngewe ngo urumva mufite n'umurinda nkuba. Ibi bintu birimo amavuta. Rega Evode ntago uri kubyumva. Kukindi kubivuga nkabona utaza wamuvuga mu ndimi. Birimo amavuta kurundi rwego. Tubyakiremo tubyakire. Gusenga biba bikomeje Imana igihura natwe mu mutima kandi tukagira nibe byiza nayo. Izi nsengero zizasigaraho bazazagure bazextendinge bashyira amaterano menshi. Nagiye natumiwe na Apostle Musiri muri Nairobi ku cyumweru agira amaterano 7 kandi yose akayahanuramo wese bwite. Irya mbere ritangira saa 11 akiri ijoro abantu bagiye gucuruza kure bagacamo anarikamana n'iminota 30 abakubita professor abakubita Deliverance abakubita ibyo bakubise basohoka. Irya kabiri inyuma y'iminota ingahe rikaba ririnjiye. Nagezeyo amagukora amaterano 3 yonyine kandi we yakoze muri 7 nimbavu ziranja. Ndavuga ni ije ubwo rona azasigara afunguye mu firirizo 5 za nsengero wavuze ngo nusanga Anglikani yemerewe 3 kandi ubwo 3 izisangiye na EPR. Izisigaye bazabwira umushumba wundi w'umunyamahamagara ati maze rero reka tuguru nguru uzagenda utwishyura aya ngaya cyase urukoresha uzajya udukodesha kugira ngo wenda kera amabwiriza ni yoroshywa uzarudusubize nanone ibintu nk'ibyo. So ibi bintu birimo uduchallenge ntago mvuze ko tutarimo ariko nanone nibyo bikwiye ujyanishije na situation u Rwanda ruhagazemo right now cyangwa se iki gihe tuhagazemo cyangwa iki gihe tugezemo. Bityo rero reka tubyubahirize tubikunze dukomeza ahubwo gusenga mu mitima yacu kugira ngo Imana ikomeze kuduha amavuta. Ikindi nawe uzakubuza kujya gutsura umuturanyi ngo musengane yaradakijijwe Imana igukoresherezeyo akubwira ati ni retorero ryambatiza umurangire irisigaye rigikora. Harimo challenge ariko natwe nitube creative thinkers twisanishe cyangwa tujyanishe niyo realite iri kuri tere. Ndumva ari byo navo. Apotre urakoze cyane ibiganiro byacu byanakagaruka kwifuza nimero yawe ndayipiningaho nk'ibisanzwe 0788 30 95 13. Noneho rero kuko ari wowe yimbaje kandi nari ngiye kugenda ntayivuze. Imana ikorere mu bantu bagukurikira bashyigikire ariko nanone ntibibavune mu mutima. Ikintu iyo kivuga ukanda kanyenyeri ujye ugikora uko mu mutima wawe kirimo ku buryo umuntu kivuza asa n'uworosoye wabyukaga. Wena nka wa muntu wabavuga ati byabaga bimbamo kuba nagushyigikira ko nkumva bidakenewe
uyu munsi official Mutabazi aravuze ngo birakenewe ariko nanone nimba bitari bikurimo na gatoya ntibikureba burya ngo tuba tubaye abanyakuri. Shalom.